WhatsApp Kigali Top we nshuti yacu yakadasohoka turagushimiye cyane udukurikiye aho waba wibereye hose waba uri Kigali mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari East Africa Afrika yose ndetse no hakurya y'inyanja hakurya y'amazi magari walap turabasuhuje. Iyi ni Kigali Top ya channel yanyu mukundi bagezaho amakuru y'imyidagaduro, sport, ubukungu, politiki, utuntu n'utundi tips z'ubuzima. Ibi byose tubikora kugira ngo wowe mukunzi wacu ukomeze kudukurikira wimereye neza, nta stress ufite, wimereye neza kugira ngo ukomeze kugubwa neza. Njye ndi Hero Willis, rero ntujye kure ya Kigali Top. Umuhanzi Diamond Platnumz na Sebu Abdul Juma wamamaye nka Diamond Platnumz ni umuhanzi udushya twinshi cyane, niyo mpamvu showbiz yariya muri Tanzania rwose itajya yiburira kubera yuko bafite influencer public figure batuma rubanda ruvuga, batuma abantu rero benshi bavuga, bityo n'abanyamakuru baho ntabwo bajya babura content ikintu bavuga kubera yuko abantu ngabo na Sebu Abdul Juma ariwe Diamond Platnumz baba bahabaye kugira ngo babakorere umunsi. Iyo niyo myidagaduro dushaka natwe kugira ngo tubone influencer benshi, kugira ngo natwe tubone icyo tuvuga nka Kigali Top. Diamond Platnumz rero nagiye mubwira byinshi kuri usibye yuko byinshi kuri we kubivuga bitajya bishira bitewe nyine nkuko nabwiye yuko afite icyo bita kuvugisha abantu muri we, akunze kubikora cyane. Rero uyu nguyu wagiye avugwa mu rukundo n'abagore benshi batandukanye n'abakobwa benshi batandukanye, twavugamo nk'abamenyekanye nka Miss Wema Sepetu, uyu nguyu bafitanye n'umwana, akaza kongera kujya kuri Zari Hassan nawe bafitanye abana. Si ibyo gusa ko yongeye kuvugwa no mu rukundo na Tanasha Donna, uyu nguyu ni umunyakenya wakoraga nk'umupresenta ku mahadiyo hariya muri Kenya, nawe bakaza kubyarana n'umwana, ariko nyuma yaho bikaza kuvuga yuko batandukanye. Diamond Platnumz yagiye avugwaho kubyarana n'abagore benshi, ndetse n'iyo ugiye ku rutonde rw'abahanzi cyangwa se ibyamamare byagiye bibyarana n'abagore benshi batandukanye muri Afrika, aza muri 5 ba mbere. Nagiye mubwiye yuko n'urutonde narwo nzarukorera nkarukwereka kugira ngo urebe aho na Sebu Abdul Juma ariwe Diamond Platnumz ahagaze muri ubwo buryo. Iyi ni Kigali Top rero ukurikiye tugushyira on top of Kigali, aho waba uhereye hose ushobora kudukurikira 5 kuri 5 kuko duhora online, duhora turi kuri top of Kigali, kugira ngo rero mudukurikire namwe mwibera kuri top of Kigali. Hero Willis, kora subscribe nawe utari wayikora, mbaze ukore na share kugira ngo inshuti za Kigali Top dukomeze kwaguka tumuryango mugari, bityo ibiganiro byacu bijye bigirira abantu benshi akamaro. Nkuko ndi kukubwira rero amakuru y'imyidagaduro, uyu nguyu nta wundi ndi kugarukaho Diamond Platnumz, cyamamare kitajya kiburira. Nkuko rero nabikugejejeho amakuru yavuga yuko rero Diamond Platnumz ashobora kuba agiye gukora ubukwe kuri Saint Valentin, tukiri muri uku kwezi k'urukundo, ukwezi kw'abakundanye. Ni byinshi cyane tugomba kukugezaho kubera yuko nibyo tugomba kukugezaho. Rero nkuko byagendaga bivugwa hirya no hino n'abantu batandukanye muri social media, what's popping, what's trending, nagira ngo mubwiye ko ari nako kanya turimo. Rero ibyagiye bivugwa bitrendinga poppinga ku mbuga nkoranyambaga muri Tanzania nuko Diamond Platnumz ngo yaba yaragiye gukora cyangwa se kuri Saint Valentin, byavuga yuko agiye gukora ubukwe na Zuchu, Miss Sukari wamenyekanye ku ndirimbo yise Sukari, rwose ati ndamupati ya Sukari, ati muhereza isukari. Indirimbo nyeka yuko kuri iki kiganiro yizi, rero niyo Zuchu yamenyekanyeho. Uyu nguyu barizwa muri Wasafi Records, nyirayo akaba nawe ndari Diamond Platnumz.
uyu nguyu rero byaje nawe kuvuga yuko ari mu rukundo, bityo biza gutuma na Shadona uyu nguyu nawe herutse ari uheruka kwa madamu wa Diamond baheruka kubyarana, anabivugaho avuga yuko ngo urukundo rutazaramba, bigaragaye yuko ari kubatega iminsi. Gusa buriya Diamond ni umuntu uri ambitious man, iyo afite ambition cyangwa se intego runaka usanga ikintu agikoze. Gusa kuri ubu ngubu Diamond Platnumz yongeye kugaragara kuri Saint Valentin ari mu ruhame rw'abantu, bigaragara yambaye isuti yifunze y'umutuku n'ishati y'umukara na karuvati, ndetse afite n'agakoni ku ruhande ukuntu nk'umuntu wasezeranye. Ikindi bigaragara Zuchu bari kumwe bafatanya na Zuchu, kandi bigaragara yuko rero we na Zuchu yambaye ikanzu y'umweru, bishobora kuba byerekana yuko basezeranye cyangwa se kuko bakoze ubukwe bari n'ahantu benshi cyane, bigaragara yuko bari n'ahantu hari abantu benshi, bigaragara yuko abangaba bari muri party. Gusa hari benshi babyibajijeho, abandi bagenda bavugaho byinshi cyane bafata ese baba basezeranye. Gusa ariko amakuru ari kugenda agaragara, nubwo byagiye bivugwa kenshi ku mbuga nkoranyambaga bigateza urondogoro bavuga ko basezeranye. Gusa mwanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru natahuye yuko ashobora kuba atari ubukwe, ahubwo ari promosiyo y'indirimbo bari barimo bakora. Ishobora kuba ari indirimbo ya Diamond Platnumz na Zuchu igiye gusohoka, akaba ari promosiyo bari barimo bakora. Ngira ngo murabyibuka niba mujya mukurikira imyidagaduro hano mu Rwanda, ibintu Rock yakoze akavuga yuko yakoze ubukwe, we indirimbo yakoze bambewe na Papa cyangwa na Social Mura, bigaragara ku mafoto we n'umukinnyi wa mukobwa w'umukinnyi wa filime, ntabwo ndi kumwibuka we binjiye mu maso. Gusa nimbyibuka nakubwira cyangwa se nawe wananyutsa ukurikiye. Gusa byaje kugaragara yuko yakoze ubukwe, gusa ariko navuga yuko ntabwo yari yakoze Rock kimomo, kandi murabizi ko ajya kuvuga ko nta gikwe. Umunyamakuru Bruce Melody mu gihe abantu umuhanzi Bruce Melody, mumbabarire cyane ko navuze umunyamakuru Bruce Melody, umuhanzi Bruce Melody mu gihe abantu bari bakiri mu rujo bavuga yuko Rock ashobora kuba yarasezeranye, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Yago TV show, icyo gihe Yago yaramubajije ati ese kuko Rock ko ari inshuti yawe yarasezeranye yakoze ubukwe? Bruce Melody yaramusubije ati mbizi niba yarasezeranye, ariko buriya ntabwo yasezeranye kubera yuko ntabwo yanumiye. Bivuga nk'umuntu nyine ubiri show yabyo, kandi koko nibyo ntabwo yuko batasezeranye. Naha rero niko byagiye bigenda. Zuchu na Diamond nyeka yuko ari indirimbo yabo bari kupromotinga, ahubwo abakunzi babo mwitega ikintu gishya bagiye kuba barekura. Yes, ayo niyo makuru rero nagira ngo mubwire ngo ushire impungenge. Diamond Platnumz mu by'ukuri ntabwo yakoze, ahubwo ni promosiyo y'indirimbo bari barimo bakora guhera kiriya gihe cyose, bavugisha abantu yuko bashobora kuba bagiye gukora ubukwe kuri Saint Valentin. Gusa navuga yuko atari ko byagenze, atari ubukwe. Yes, kugira ngo murabyumva neza. Sawa rero, nayo makuru nari ngufitiye kuri iki cyamamare Diamond Platnumz ndetse na Zuchu. Aya makuru rero ni imyidagaduro twari turimo was popping trending muri ukwezi kwahariwe urukundo. Nagira ngo mubwire nkuko njya bivuga ko tugomba kugeza amakuru menshi cyane avuga ku bantu bagiye bakundana, abantu cyangwa se urukundo muri rusange. Kumwe nanjye Hero Willis, usaba gukora subscribe na share umuryango wa Kigali Top, dukomeze kuwagura. Ciao.